ni gute umukuru w'igihugu head of state afata indege agasiga igihugu akajya mu biganza by'abazungu ko bagiye kumuha ubuvuzi bwizewe. Icyambere nabonye kigiye kuba mekanizme ishobora kuba yabambi mu buryo mwe cyangwa ubundi muze no gusenga cyane ntago nizera ko giye bari abantu none se dufite abantu benshi bagiye bishwa n'abana bantu bagashaka umwami harya ninde mwami bohereye wakagwa za moba bategekaga abanyekongo kuba aribo binjira muri iriya misozi mu bisimu kujya gushaka ariya mabuye y'agaciro. Uzi abakongomani bangaga kubikora uko byagendaga babacaga ibiganza kiboko buje yari nato caringa irenze babacaga ibi biganza. umuganga we yari yarabwiye leta ati uyu muntu aracyameze nabi ntabwo mwamutwara muhe mumuretse abanza avurwe baranga barabyanga nyine. Noneho aba nibo dushaka ko batuvura rero. Yego impamvu nari nazanye urugero rwa Tshisekedi hafi mu itangazamakuru muri kubibona yuko yari yaragiye kwivuriza mu Bubirigi. Ntabwo aba bantu ari abantu bo gutanga ubuvuzi ku baperezida bacu mw'abantu mwe abanyafrika mwe ndabibabwiye wenda nta bushobozi bite bwarengaha ariko ntabwo bari abantu bo kwizera yuko batanga ubuvuzi ku baperezida bacu. Ubu ngaho dutungira urutoki ubu twajya he? Igisirikare gifite ibikoresho amafaranga yaratanzwe mwaguze imbunda amatora twayateye inkunga ibintu byaciyemo wanabaye perezida. Yego ba Moise Katumbi warabatsinze arabajije itafaranga urabura iki kindi kumamagara tunguru dusobanura ibyo uri gukora ibyo byari byoroshye cyane nkuko abandi bose bita baba boss. Uyu musaza bita President Bazoum wo muri Niger ubune ntibamuteye kandoyi abahungu bamurindaga se nari gutaka uzabana ari gutakira ari guhamagara abanyamerika kwa Biden ati muzi yicaye we muri Niger muri kapitali y'igihugu ariko ari gukomanga Washington DC ati Amerika ndapfuye mwantabaye mwankuye mu menyo ya rubamba yaba bahungu bandindaga. Iyo logique urumva ari iyi kubera iki turacyabona ko president benshi cyane kuri ubutaka bwacu bwa Afrika baracyashaka ibisubizo gota masimbi bake bagerageje kwambara umwambaro wo gufata inkoni nkabo ubundi ntabwo president yakakwiye kuza kuvugisha avuga iby'abanya byose cyane kuko abafite abamutegurira ijambo yatari umuhanga wo kuza ngo expressing ibitekerezo byo mu mukuru w'igihugu hakaba hari ikindi mutegurira ijambo kuza ngo uvuge ibyo ubonye byose ujye kuvuga amavuko uvuge ibyo uvuge injanga n'ibiki rero bigaragaza ubushobozi bwawe buba butari hejuru. Cya kabiri bigaragaza na background buriya background yo wenda ntitwayitindaho twese zitari nziza ariko ikindi bigaragaza gikomeye kiba kinateje inkeke ni protocol team yawe ishinzwe organizing ibyo urubuze kugendera bene igihugu. Sinumva ukuntu perezida z'imbere y'imbaga miliyoni 12 ikirayi ngo twaryaga mu Buhinde ngo urafata umukomando watoreje bigogwe arara amajoro amanwa nijoro ngwira ngo ujye muri Central Africa gutyo gusorifisha mu hari ikiguzi bizasa sini bujya mu mibare sindi umuvugizi wa Rwanda Defense Force cyangwa guverinoma y'u Rwanda ariko ntabwo numva uzakora umu economist ariko n'umu economist nose u Rwanda ni gute uzabwira ko u Rwanda bari bufata abasirikare abana b'igihugu bakabuza muri Rwanda ya bakabamanura bakabajyana muri kare for nothing. Yes, turagarutse rero nk'ibisanzwe ni na updates nge nitwa Nsabimana Alain ndi kumwe n'ubundi na Rugamba tuje mu busesenguzi bugiye butandukanye. Urahari ko muraho murakomeye amakuru ndashima Imana minsi myinshi twarerukanaga kera mu by'ukuri ariko turagarutse reka mbwire abantu badukurikira nimubona inkuru akenshi zitinda ukaba wabona umunsi ushobora gushira nta nkuru ibaye suko amakuru y'ibihuha badahari ahubwo tuba tugira ngo tuzane inkuru zifite facts cyane ko twagiye tuba mu bitangazamakuru navuga ko bigiye bikomeye harya nge personally nge nabaye kuri radio TV10 wende kwibuka kuri BTN nabaye kuri BTN nabaye muri RBA cy'igihugu cy'itangazamakuru by'igihe kinini mbamo ndi umunyeshuri wa kaminuza hafi imyaka igera muri 3 cyane bibangikanya urumva hari byose ari umenye umuntu aba yaragiye akuramwo n'indangagaciro zo kumenya ibyo utangaza no kwita ku byo utangaza ibyo byose biri mu bituma umuntu agiye kugira icyo atangariza abantu abanza kureba hariya na hariya na nyuma yo gutangaza icyo kintu ngo arebe byaza kugenda gute. Aho sinabaye no muri Red Blue Jade buriya cyane ndabizi aho twagiye dutambuka dushyiraho itafari ryacu. Ubwo rero iyo mubona dutinda kenshi tuba tugira ngo tuzane amakuru afite ibihamya cyangwa fact kandi na source zizewe. Turagiye ngo Cirombo bimeze bite? Ntako bimeze igihugu nyankunda kubwira abantu ngo ni ikintu gikomeye ni nayo mpamvu ari nacyo kimwe nshimira amaguverinoma atandukanye n'abavugizi bayo n'imyanzuro ifatwa buri yo head of state afite ikibazo bisabwa kwitwararika birenze rimwe ndetse no kwirengagiza amarangamutima y'abafana kuko bari abaperezida bagira abafana abaturage kenshi ubusanga ari abafana babo ku bihugu byabo sometimes rero birasabwa
abavugizi babo ba head of state kwitwararika mu kumenya ibyo babagenera ari nkabyo biri kuba ku butaka bwa Kongo. Hari abantu benshi banteye amabuye ndi kugerageza kuvuga ku bijyanye n'ibyerekeye ubuzima bwite bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo nabyinjiyemo cyane kuko nakomeza gucukumbura akantu ku kandi kuva ku itariki ya 7 ibyo ari byo byose dutangira icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Nawe rumwe mu bantu bakomezaga gukurikira amakuru abahejero hino. Hari inkuru zaravuzwe bihengamira hariya ati Tshisekedi yaje Kigali yagiye mu Bufaransa byose, ariko ntibigire source ya nyayo yaba ya presidence ya Kinshasa yaba itangazamakuru bikomeye birabura kurinda kugeza uno munota. Nta muntu n'uyu n'umwe urandika ngo asobanure inkuru mpamo aho Tshisekedi yari yaragiye. Nakubwiye ngo bwa buhanga bukomeye mu guverinoma bwo kucungana n'amakuru yerekeye umutekano w'umukuru w'igihugu buracyakorwa ku butaka bwa Kongo, ariko mu bigaragarira amaso bari gukomeza kubona amafoto n'amavideo atandukanye y'umukuru w'igihugu cya Kongo, ubona ko afite imbaraga nkeya. Nkunda kubwira abantu ngo ntabwo ari igitangaza. Umukuru w'igihugu, umucuruzi, umushoferi, umwarimu, domene waba urimo yose kuba wambaye mu biro byo hari imbaraga zishira cyane. Ariko mu kuri kwa nyako mvuga nti byakabaye hagaragara ubundi buhanga burenze butuma abene igihugu babona ibyanya byo kugira ngo bave mu gihirahiro. Ubu tuvugana abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, ngenda narabwiye ngo nambaye umwambaro wo kuba umunyarwanda, ariko nambaye cyane n'umwambaro kandi wo kuba umuturage w'akarere k'ibiyaga bigari cyane, umupanafricaniste. Hamwe mu bice nkunda nge nizera ko u Rwanda rumeze neza, East African kamera neza, Graraki kamera neza. Ibyo bitangira kugenda bibimvana yuko Afrika yacu dushaka yaba nziza. Kuko buri uzarebe mu gihugu cy'u Rwanda iyo turi kuvuga ku bintu by'imihigo dutinda ku muhigo wo mu rugo cyane, niho bihera cyane. Urugo rumeze neza, umugabo n'umugore ntawe ukubita undi, umusaruro bari butange ku gihugu kimeze neza. Nicyo nshaka kukubwira, kuko ibi tuba tuvuga by'ubutegetsi n'ubuyobozi nubwo abaturage bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage. Urumva bihera he mu rugo bwite. Noneho urumva ni ibintu bikomeye kano kanya ubuzima bwite bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo mbabwiye ati ibintu biriwa ndabaga, hari abagira ngo nuko nanga Kongo. Nta mpamvu n'imwe yatuma nanga Kongo. Ntukanayanga ariko. Nta mpamvu mfite. Ariko nituza gufata uburasirazuba bugari bwa kino gihugu buranegekaye cyane. Aba basirikare bashinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu bari mu mabara cyangwa bari gukora ibara. Amabara ubundi umuntu abaho hari umusaza duretse kuganira ngo atamabara ntabaho babyita ibara. Bari gukora ibara ku rwego ureba ukagira uti ninde wa savinga kino gihugu. Impamvu nari nkubwiye ngo rero ubuzima bwite bw'igihugu cya Kongo ntabwo umeze neza aka kanya. Ibyo byose biri gukorwa, ariko ngiye nkomeza iyo ngiye gutangaza ikintu ndabanza ngasura imbuga platform zishobora guca amakuru cyangwa se zishobora gucishwa statement ishobora kugira ibyo isobanura kandi officiel. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero niho hantu honyine aka kanya bigoye kuko wajya ngo ubone ngo presidence ya so statement imeze gutya, perezida ya so imeze gutya. Ahubwo mbona birirwa kuri TikTok wa mugabo. Bari kuri TikTok nabwo bari gutukana sometime. Bari bameze nk'abahangana. Uzasanga umugabo bita Patrick Muyaya yaje guhangana na M23 cyangwa se ikindi kintu uzamubona hari gukora ni umuvugizi wa guverinoma, ariko kenshi uzamubona yaje kuvuga u Rwanda kandi nabwo nabi. Ibyo rero ni ibintu muri bifite icyo bimariye abene igihugu bari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko abaturage babo bari kwicwa. Goma basirikare inkuru zawo kuzivuga ngo hapfuye abantu buri kiri inkuru byabaye nk'indirimbo, kuko buri gitondo barararuza imirambo cyane, abishwe n'abasirikari, abishwe n'amabandi, abishwe n'abandi bantu none utaranamenya. Uku kwezi dutangiye kwa Mata, dore itariki tukugezeho ni kuranarangira kugeza muri kimwe cya kabiri, harabarurwa abantu barenga 48 bamaze gupfa. Abo ni abagaragara mu itangazamakuru kandi baba bari muri bino bice byo hafi, abantu bashobora gukamera n'amakamera yabo ya telefone. Uhita wibaza bari mu nkuka iyo mu nkengero z'umujyi wa Goma uko bimeze, abo bari mu bishanga. Ibyo byose ndashaka ko tubihuriza ku kintu kimeze gutya rero kinakomeye, aricyo tugiye kuganiraho wa mugabo we, aricyo tugiye kuganira n'abakunzi ba Muhabura TV nabicaye kuri uyu murongo wa Today Times. Mwese ntabwo cyari ikiganiro cyacu twenyine, no opinion dutanga nk'abasesengura amakuru kugira ngo namwe ibitekerezo byanyu beze bihabwe ikaze. Amakuru aca mu gikari kandi umuntu atatinya kuvuga ko yaba yizewe, kuko turaza gukura ibiri kuva muri aya makuru n'aya masuruse twifashisha tubihuze n'ibigaragara ku mutegetsi wa Kongo, nibyo dusanzwe tuzi. Haba kuba perezida babanje, none ibyo tubihuze n'abandi banyacyubahiro batandukanye bari hano ku butaka bwacu bwa Afrika. Uyu mugabo niba amakuru avuga yuko kuva ku itariki ya 7 yari yaragiye hariya muri Centraki hariya Bruxelles kwivuza, nkuko amakuru atugira habivuga, nubwo Kinshasa nyine badashaka kubyakira gutyo no kwitangaza gutyo, ariko ibyo naje gusanga atari cyo kibazo gikomeye. Bamwe bati hoyira foto yari ari muri Miss. Ese ubihuza gute?
erega hari ikintu abantu bari kwirengagiza yego niho yarari ariko nibanze murebe ngo yari misa yo kugira gute yari yagiye mu kiliziya kandi yari amaze iminsi irenga 8 atagaragara ngira ngo ni ifoto yagaragaye niba nibuka neza ku itariki 15 zishyira 16 yari yagiye mu gikorwa cyo sinzi niba nabyita gushengerera harya kujya gusabira uwitabye Imana babyita iki sinzi uko babyita ni ibintu nk'ibyo batwibutse muri comment abakuru ariko yego yari ari mu kiliziya twayita misa tubishatse ariko mu by'ukuri yari yagiye mu gikorwa nabyita nko kwibuka ni umunyamuryango sinibuka izina rye ariko yigeze kuyobora ibiro by'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwe Tshisekedi akaba n'umufamiliye n'umucisekedi by'umwihariko urumva yagomba kujyayo nta yandi mahitamo yagomba gukoresha imbaraga nkeya yari afite akatendinga iriya misa yo kumusabira reka tubyite gutyo niyo mpamvu yahagaragaye ariko niba mu by'ukuri mwaritegereje imbaraga zagirwaga ku mashyi icyo si cyo gikomeye cyane n'undi wese imbaraga zaba nkeya ariko ndashaka ko dutinda kuri iki kintu cyo kuba aya makuru dufite avuga yuko yagiye kwivuriza mu bitaro bya Bruxelles ku bwanjye naje kugwa ku kintu kimeze gutya mumbabarire kuvuga iki kintu ntabwo nizeye ababirigi yuko bashobora gutanga ubuvuzi bwize bukuru Tshisekedi bwiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo meme n'umukuru w'igihugu cya Kongo kandi bafite kubera iki kandi bafite ubuvuzi bwateye imbere ndabikubwira muri ubu buryo niba muzi neza yuko iki gihugu cya Kongo cyakolonijwe n'ababirigi yego muzi ko yigeze kwitwa Kongo mbirigi yego bo Kongo n'abakoloni b'ababirigi yego n'ababirigi baradukolonije natwe mu Rwanda kabaye akarima kabo yego Kongo yigeze kuba nk'akarima k'igikoni k'umwami bita Leopold wa kabiri ngira ngo banibuka neza icyo gihe abanyaburayi bari bamutegetse yuko bagiye kumuha Kongo nta kibazo ariko bamuha kondisiyo yuko agiye kuyubaka nk'isoko ryiza uburengerazuba bwose n'ibihugu by'uburayi bagomba kuzakoreramo ubucuruzi kandi mu buryo bashaka none icyo gihe yatangiye gutana atangira gukurura inyungu ze nyinshi zijyana mu Bubirigi icyo gihe mwibuka ko baje no kumwaka Kongo bayimukura mu biganza nyine kuko bari barimo yikoze icyo ushaka ariko uyubake nk'isoko twebwe tuzakuramo ubucuruzi uko dushaka ni Kongo mu 1880 gukomeza kugeza mu 1909 hafi aho kubw'uwo mwami nakubwiraga bishe abanyekongo kuko kiriya gihe nibwo bariya bagashaka buhake binjiraga muri ibi bihugu bari gushaka amabuye y'agaciro za kaucho zo kujyana mu nganda n'ibindi bitandukanye muri icyo gihe rero bategekaga abanyekongo kuba aribo binjira muri iriya misozi mu bisimu kujya gushaka ariya mabuye y'agaciro uzi abakongomani bangaga kubikora uko byagendaga babacaga ibiganza kiboko yari nato caringa irenze babacaga ibi biganza hari agafoto nari ndi kureba mu gitondo sorry to say this utwana tw'abazungu wenda nimvuga gutyo ntibaze kugira ngo ni racisme mfite ni ifoto igaragara inatwibutsa amateka twavuyemo akana kakirabura kakanyekongo bagashyize mu gapaniye reba tuno dupaniye bororeramo utunyoni ibiguruka utwana twakikije kamwe kari ku ruhande kandi kari ku ruhande bari kujya bareba nk'abareba akanyamaswa bareba akaboko bari kureba uwo mwana umuburaka waciwe akaboko bashyize muri ako gapaniye so ibyo byose ni amateka nyirango muyafate muyegereza umutima muyahuze noneho no kuba gusevinga Kongo gusevinga ubuzima bw'umutegetsi wa Kongo bari kubushakira i Bruxelles ni Bruxelles kano kanya ntavuga ko yanye neza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rega ibise ntibihwanye no kujya n'umuntu kukuroga ukajya gushaka y'umuti kandi ari ibyo ndi kubabwira ahubwo nibyo uzima bikomeye saha ugomba kugira amakenga akomeye ngiye nababwiye ngo ntago njya mbanza kwisegura kugira ngo abantu batagira ngo nteze umuntu iminsi ariko murambwira yuko gute ababirigi bari buze gutanga ubuvuzi buzima kuri Tshisekedi ababirigi bari kuza kumubwira yuko u Rwanda rufite y'abasirikare muri Kongo yego ababirigi bakeneye kurwana n'umushinwa winjiye muri Kongo ababirigi kano kanya bafite ubwoba bw'uko batangiye gutakaza ibice byinshi muri Rubaya n'ibindi bakuramwe mu buye y'agaciro umunyamerika ari kuyisonga hano ku butaka bwa Kongo umufaransa kano kanya turi kuvugana ari ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite zahabu nyinshi muri stoke yabyo ku isi abafaransa bacukura he zahabu iwacu none se nyine hanyuma abantu bose bari kurwanira nande n'uno mwami w'ububirigi Philippe ngira ngo niwe king uri kuyobora ububirigi ejo bundi yaje gusaba imbabazi ati turasaba imbabazi ibiganza by'abanyekongo twaciye n'ibindi nk'ibyo none se ubwo ni gutumbwira yuko bari bukuvure ibisubizo byacu byose turacyabishakira hanze byatumye nibaza ngo ntabwo ari we wenyine aba bahajige ingobe ejo bundi yaratabarutse Imana mwakiriho muri Namibia n'abandi bategetsi batandukanye ba Afurika agakomye ku buzima bwabo barafata indege bakajya mu Bahinde bakajya mu Paris mu Faransa n'ahandi hatandukanye harabura iki nk'abanyafurika ingengo y'imari dushora mu bindi bitandukanye ishorwa no mu buvuzi bushobora gutuma umukuru w'igihugu adafata indege ngo ajye Burayi ubu si bingibi urabona atari bimwe by'uko ministre w'uburezi yohereza abana mu Burayi kwiga kandi ariwe ashinzwe ireme ry'uburezi muri icyo gihugu
ushinzwe ireme ry'uburezi mu gihugu cyawe ariko ntushobora gutuma umwana wawe yiga muri ubwo burezi ushinzwe n'iyi nimwe muri ubwo burezi ushinzwe nibyo nyine nibwo bihura hari ibintu tuvuga mukabamo mwatureba nabi mu minsi yashize ari umuntu twaganiraga arambwira ati reka nkubaze ushobora kugerageza ukazakora research ukareba impamvu abana babitwa ko bakomeye wenda bose cyangwa se bafite ubwo bushobozi bose bajya kwiga muri Amerika cyane bivuze iki turakizera ireme ry'uburezi hehe hakurya iyo ngiyo birasaba ikiguzi kingana iki kugira ngo institution ziri muri leta zunze ubumwe za Amerika ziri i Paris zitanga icyo nakita iryo reme ry'uburezi tudafite ku butaka bwacu bisaba ikiguzi kingana iki ngo turibone iwacu bisaba ikiguzi kingana iki kugira ngo inequality iri mu bana b'abaturage basanzwe ibe yavaho ku bayobozi bari mu bihugu bitandukanye hano ku butaka bwacu bwa Afurika kuko nukora ubushakashatsi uzumva ngo umwana wa runaka ngo yigaga muri Amerika nujya mu kindi gihumve nk'umwana wa minister runaka ngo yigaga mu Bushinwa ntago ari aha nta gihugu dutunze itoroshi ntacyo nshaka gushyira mu itoroshi Afrika muri rusange kuko nshobora gutunga itoroshi ngatunga urutoki rumwe izindi eshanu zo wenda zikanyerekeraho nta hantu dutunze itoroshi cyangwa nakitunga eshanu ugasanga haraho nibagiwe yego nta hantu dutunze itoroshi turi muri Afrika muri rusange turi kuganira nk'abanyafurika kandi icyo kintu nababwiye ngo namwe muze kwicara mutekereze kabiri yego ni gute umukuru w'igihugu head of state afata indege agasiga igihugu akajya mu biganza by'abazungu ko bagiye kumuha ubuvuzi bwizewe icya mbere nabonye kigiye kuba mekanizme ishobora kuba yaba mbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi muze no gusenga cyane ntabwo nizera ko giye bari abantu none se dufite abantu benshi bagiye bicwa n'abano bantu yego umwami harya ninde mwami bohereye wakagwa za moba ni kigero umwami w'u Rwanda abaza amateka ndabizi mfite dukurikirwa n'abahanga wenda ntabwo nari nagateguye neza ariko ndagira ngo duhite twakora urugero rutipiko example umwami w'u Rwanda hari umwami menya ari niba atari Musinga hari sinzi ko ntibuka reka dufite benshi dufite hari uwapfiriye i Burundi dufite waciye moba muri Kongo iyo bamuteye igishinge Rosaria Gicanda urugero rwa hafi wenda mwahita rwa hafi Rosaria Gicanda yarafite visa saba birigi yaba n'ababirigi yes visa ye niba nabyita nko kumudeportinga biriya cyane harwa urava kuri ubutaka noneho bashyizeho itegeko ngo nakomeza akagera izamburu sinzi n'ikindi gihugu bavuga niba atari hehe ngo niyibeshya akajyayo azakurikiranwa n'amategeko umubyeyi nta mahitamo yandi yari afite yafashe indege agaruka mu Rwanda umugamba ababirigi bari bafite bari bawuzi yuko nyine ikindi umuganga we yari yarabwiye leta ati uyu muntu aracyameze nabi ntabwo mwamutwara muhe mumuretse abanza avurwe barabyanga nyine noneho aba nibo dushaka ko batuvura rero yego impamvu nari nazanye urugero rwa Tshisekedi hafi mu itangazamakuru muri kubibona yuko yari yaragiye kwivuriza mu Bubirigi ntabwo aba bantu ari abantu bo gutanga ubuvuzi ku baperezida bacu mw'abantu mwe abanyafurika mwe ndabibabwiye wenda nta bushobozi mfite bwarenga aha ariko ntabwo bari abantu bo kwizera yuko batanga ubuvuzi ku baperezida bacu ubu ngaho dutungira urutoki ubu twajya he ntabwo ari aho twajya aka kanya reka ku mpamvu zikurikira ntaho ubona twapfunga aka kanya impamvu nkubwira ngo tumeze nk'abadafite kugira aho duhita tujya ahubwo twakora iki kugira ngo tubone aho tujya kuko niba kano kanya Kongo ifata umuperezida ikamujyana hariya n'ibindi bihugu naguha urugero muri za Namibia ho nta nubwo ariho bonyine mwagiye mwumva ko dufite ibihugu bimwe muri Afurika byatangiye gukarishya ubuvuzi bwabyo ariko nabyo ntibiragerageza ubundi bajyana nka za Kenya bumva ko baratangiye kujya bagerageza ariko naho ntibiragera kuri standard yagira ikifasha abanyafrika nkuko tubikeneye ariko ibi bishingiye kuri panafricanism ikomeye n'ubundi biri muri aba head of state nibo bafite ubwo bubasha bwo kugira icyo babikoraho nibatangira kumva logical behind kuko niba igihugu hari ibyo kira gihugu cy'uburengerazuba cyagutegetse gushyira mu bikorwa ntubikore mukanya ukajya kubaka ibyo kurya aribo babisuzumye babiteye imiti ngo ahubwo baragutereramo imiti itakumaza kangahe ndagira ngo mva karugike karimo nk'ungaho cyane naba urumva ni kwa kundi uvuga ngo ugiye hari umugani bavuga ngo nta uhisha uwahishaho umuntu mufitanye ikibazo sinzi ukuntu ari no guhungira ubwaye mu kigunda akanakurindira umutekano niba bano babirigi bari kwishyuza cese ngewe nari nabanze kuvumbura ati yagiye kwitaba ababosi cyagiye tutaramenya ngo yagiye he kuko baramubazaga bati hari impamvu zirenze imwe bari kumuhamagara bakamubaza bati ko twaguhaye ibyangombwa byose ubutegetsi buriho igisirikare gifite ibikoresho amafaranga yaratanzwe mwaguze imbunda amatora twayateye inkunga ibintu byaciyemo wanabaye perezida ba Moise Katumbi warabatsinze arabajije itafaranga urabura iki kindi kumuhamagara ati nguru dusobanura ibyo uri gukora ibyo byari byoroshye cyane nkuko abandi bose bitaba ababosi uyu musaza bita perezida Bazoum wo muri Niger ubu ntibamuteye kandoyi abahungu bamurindaga se
nari gutaka uzabana ari gutakira ari guhamagara abanyamerika kwa Biden ati muzi yicaye we muri Niger muri kapitali y'igihugu ariko ari gukomanga Washington DC ati Amerika ndapfuye mwantabaye mwankuye mu menyo ya rubamba yaba bahungu bandindaga iyo logique urumva ari iyi kubera iki turacyabona ko president benshi cyane kuri ubutaka bwacu bwa Afrika baracyashaka ibisubizo gota amasimbi bake bagerageje kwambara umwambaro wo gufata inkoni nk'abaturage bahawe erega buriya abaturage bakubwiye ngo turakubonamo icyizere uba ugomba gutanga ikiguzi cyose kugera ku rupfu cyo kubereka yuko ibyo bintu wababwiye wabirwanya hari igihe nyankunda gutanga urugero bakambwira ati nuko wenda waba umutinya njye ariko ndanamutinya mfite impamvu ariko si ukumutinya ni ukumwubaha kuko ntago ndi ikigande kigomeka ku buyobozi bw'u Rwanda hari ingero nkunda gutanga batubwo nuko Kagame wenda utamuvuga gutya utamuvuga in negative way none nza kubabwira ntese nzahimba ibintu bi kugira ngo muri byo muvuga bitari byiza njya ntanga urugero n'ama speech nyine akunda kuyagarukaho kandi ntabwo ariyo nkunda kuvuga gusa njya nkunda kugaruka kuri Kagame na Museveni ngahita nongera bano basaza nkabahuza na president n'abapresident bari muri young generation turajya kuri ba Traoré n'abajene bagira bati ibyo dushaka natabari ibyo biba muri Burkina Faso zimwe byabaye ejo bundi bahambirije abadiplomate b'Abafaransa uzi ikintu babahoraga kwijandika muri politiki y'igihugu cya Burkina Faso gusa ntabwo bizaba nka bimwe bya Mugabe erega biriya bintu Mugabe yakoraga nuko wenda yaje kubura icyo twakita supportive way zari kuboneka hariya cyangwa se team yagombaga kumusapotinga ntabwo ibintu Mugabe yakoraga byari bibi icyo yabuze niki we yafataga imyanzuro nka head of state hari hakeneye rero abamufasha kuyishyira mu bikorwa ari bo bandi bari mu nzego z'ubukungu ibijyanye n'ishyirwaho ry'amafaranga kugira ngo birinde iriya inflation yahise izamuka ifaranga rigata agaciro kuko president ntabwo arajya no mu mibare ngo ajye mu mabanki no gusettinga ibintu byose yaza kubasha gufata ibintu nka biriya myanzuro hakaboneka abamufasha kuyishyira mu bikorwa Zimbabwe yari kubutaka buri muntu wese yifuza nitakaza agaciro no kurindimuka kwa buriya bukungu ntabwo byari kugenda nkuko byagenze hariya none impamvu genda ni nkuha urugero rwa president Paul Kagame nkunda gushyira mu mujyi umwe na president Museveni ni abagabo bagaragaje yuko ntabwo bagaragaza yuko ibisubizo byabo byose bishingiye kuri West mu bihugu by'uburengerazuba kuko baranabigaruka bakavuga ati niba koko tubona bari abantu mu Rwanda bafunguye ikigega cy'agaciro muri 2012 uza ahantu standard kigezeho kino kigega gifungurwa twarabibonye n'ikindi ejo bundi mu mwuzure uribuka amafaranga batanze abanyarwanda exactly ibi bintu iyo bivuze rero abantu bavuga ngo utinye Kigali utinye ubutegetsi bw'u Rwanda nibi mubanze mwikuremo umwambaro guhita utushaka ukanuka mu bintu byinshi umuntu yavuze ubanze ufata ingero zigaragara ku meza sibyo ubanze ufata ingero zigaragara ku meza noneho ayo marangamutima yo kuvuga ngo umuntu ngo impamvu uvuga neza ngo ibeshye uvuge nabi ko hari inguri Kigali nimba ibintu bibi mbivuga kugira ngo ngaragaze nyine ko ntatinye cyane nagize ne reka twumve ibintu kimwe Museveni ejo bundi yaragize ati giye urambwira ngo nkuriye impapuro zinzana muri Amerika kugira neza zifungu zikurewe cyane ndi muri Uganda na setinze ibyo ngomba gusetinga haziho made in Rwanda nubwo made in Rwanda nayo iracyarimo icyuho ntabwo natinya kubivuga ariko gahunda ya made in Rwanda n'ibikorerwa mu Rwanda byinshi ni bimwe mu byagaragaje yuko hari ikintu bishobora kuziba mu gihe abanyaburayi n'ibihugu by'uburengerazuba byaba bigerageje kudukorera icyo twita gufunga amazi n'umuriro cyane icya kabiri nufata ubuvuzi buri mu Rwanda bumaze kugera kuri standard ibisubizo byose tutakibishaka ariko twuri indege za DNA impyiko kureba za kanseri buriya biri mu bintu n'imyijima bizengereza ubuzima bw'abantu byasabaga kuri indege byinshi rero mu Rwanda byaraje ndibuka imyaka yashize muri za 2008 utagiye Buhinde mu Buhinde uwo ntabwo yari umujeje ntabwo byakundaga uwo ntabwo yari umunyamafaranga none se nkubaza akantu kuba tutumva kesi turacyazumva n'ugatenye kuba tutumva kesi za buri muntu ngushaka kujya Buhinde nuko abarwara mutakirwara haje ubuvuzi ushobora gusevinga umubare munini bitabaye ngombwa dufata indege reka tugaruke ku ngingo impamvu nakubwiye ngo iki cyuho kikiri mu kuba ibihugu byacu head of state bamwe bararangaye cyane baracyatega amatwi cyane uburengerazuba n'abanyamerika ariyo mpamvu tukigaraguzwa gati mu biri bimwe muri ibihugu byacu byo mu karere none se ruga urugero akenshi tugarutse muri Afrika ubundi niyo ndiri ya kudeta icyo tubyemeranywaho none se niba muri kudeta abanyaburayi bagufashije ukaba ugeze ku butegetsi ntigute uri mu batera umugongo nawe kuri umva uri kubashuka hari ibintu bibiri bica mu zenzira kugira ngo abanyaburayi bajye kugufasha gukora kudeta icyo urwanira urakizi buretse icyo urwanira urakizi icyo ni kimwe kudeta ugiye gukora ukiyambaza abanyaburayi turanazifite ingero za hafi nkaho wari unavuze ndetse no muri ibi bihugu birimo young president hari kudeta nagiye mbonamwo ariko ugasanga supportive
support irasa n'iyavuye n'ubundi behind cyangwa se yavuye outside of Africa. Yego. Kuko ubona yuko nk'aha kwa Traoré muri Burkina Faso harimo ukuboko kw'Abarusiya. Yego. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wajya hariya kwa Tian ugasanga harimo nanone ukuboko kwa bimwe mu bihugu by'Uburayi nubwo bitagaragara cyane ngo ni bandi. Wagaruka ukikoza kwa Badumbuya naho ugasanga nyine biragenda bimera gutyo. Ariko hari ndabyemera mu buryo bubiri. Hari icyo twita kugirana imikoranire. Ikintu urimo uracyumva? Partnership. Yego. None se ugira ngo nubwo u Rwanda rutagaraguzwa gati, nubwo u Rwanda rutabayeho mu buryo bwacishwa ha, rwatugaye amafaranga yakoze iki, ni rufite partnership n'ibihugu by'Uburayi n'Uburengerazuba. Yego cyane. Tekiniki irimo hantu rero abanyafrika munabyumve neza, munagira ubwenge bwo gutekereza kuri ibyo bintu. Ntabwo kureka kugaraguzwa gati n'abanyaburayi bivuze ngo ntituzakorana nabo kuko nta bwenge bwaba burimo, kuko dukeneye amasoko y'ibyo twakoreye muri Afrika. Dukeneye n'ubumenyi na skills dukuye kuri iyo West cyangwa se ubwo Burengerazuba nabo banyamerika. Imyaka igera muri 300 baba baradutambutse ni myinshi. Turaza kubyemeranyaho. Tekiniki irimo yonyine no kuvuga ngo dukorane nabo gute. Dukorane nabo twe kuba abakozi babo. Logike irimo aho ngari kuyumva. Gasobanure neza. Ni ukuvuga ngo niba turi kubona yuko Umurusiya yaje gufata Burkina Faso gukora kudeta, agomba kubanza agatekereza ibintu bibiri bishingiye ku bwenge bumeze gutya. Ese Perezida Vladimir Putin hari bitari kugenda neza mu gihugu cyacu, aka kanya nk'umukapiteni ndi umusirikare utari bien équipé muri finance, mushobora kunsapotinga, hari kibi kitari muri iki gihugu. Nitumara gukorana rero hari inganda wenda zikora imodoka yego z'Abarusiya zaziraho mu Burusiya. Izo nganda zanyu turashaka ko tutazajya tuza kugura imodoka mu Rusiya, muraza muzishinga ku butaka bwacu. Icya kabiri turabakunda isi yo yuko 70% y'abakozi bagomba kuzaba bazirimo ni abaturage ba Burkina Faso. Ndi kuguha urugero nyine rw'igihugu cyabayemo kudeta kugira ngo nkabana n'urugero rwo kuba tutakiyonkura ku banyaburayi ngo tubajugunye inyuma kuko byanga bikunda ngo ntawigirana tukarukaho cyane, ariko gukorana n'umuntu no kuba igikoresho cye biratandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Turagenda muri win-win spirit. Exactly. Win-win. Uryenye. Icyo nicyo kintu Afrika y'aka kanya yakenera bikagira kuri standard abanyafrika dushaka yo kwigira. Niba ngewe nguhaye 100 kuki nari guhaye, ariko wowe kuvuga ngo umpaye 100 ngo sinzira unama windeba mu maso, kuki umpaye 100 byaciye mu kiye kiguzi kugira ngo umiryo 100. Niba turi kuvuga ngo dufite ikibazo cy'uko abaperezida bacu bamwe na bamwe bakiri gufata indege bakajya Burayi, byasaba ikiguzi kingana iki n'ibiko ngo ifite amabuye y'agaciro ngo itegeka ibyo bitaro nk'ibyubatse neza hariya muri Saint-Laki bize byubakwe Kinshasa, bidategeze ko Tshisekedi azajya ati igihugu n'abandi bakagirije. Aho ngaho niyo logique ndi kukubwiramo ngo nubwo bashobora kuza bakafasha bano bajene bari gukora amakudeta amakubu mu bihugu byabo, ariko habemo ubwenge bwo kuvuga ngo aba bandi twishingikirije twabanje turaganira tubereka impamvu tugiye gukora kudeta. Icyo ni kimwe kuko kudeta zose zishingiye ku bitagenda mu gihugu, nicyo bitwaza. Yego, twakuyeho umutegetsi runaka kubera yari umukozi wagashaka buhake, twakuyeho umutegetsi kubera ruswa, uburezi bumeze nabi, abaturage bameze nabi n'ibindi nk'ibyo, cyangwa se ironda koko. Yego. So rero wowe niba ugiye kubirwanya ukavuga ko ugiye gukora ibintu byiza byanga gukunda bene igihugu bari buze kukujya inyuma bakumve. Yego, wibazanira abandi bishi rero. Bazanira abantu umaking sure yuko mugiye kuba partner gukorana, mutagiye kuba abakozi babo. Mutagiye kuba inkoma amashyi. Mutagiye kuba inkoma amashyi. Twabanye yuko hari uburyo burenze bumwe bwo kuba nk'u Rwanda n'u Burundi bafata uburyo bwo gushakira imirimo urubyiruko rwa bino bihugu, bakajya i Burayi n'ahandi hatandukanye gukorayo, ariko urumva bakagenda mu buryo buzwi buri kiriya bufite n'icyubahiro. Bagende ngo bajye muri scrap kujya birirwa batora imyanda no kujya gukora utuzi twanzwe n'abo banyaburayi no gupfira mu nyanja bakonjera muri ibintu nk'ibyo, kuko nabo bafite aba expert baza bakagira ibyo bakorera ku butaka bw'u Rwanda. Icyo nemera ntasi yakigira partnership irakenewe cyane kugeza igihe izarangira nge ntazi cyane, ariko mutandukanye gukorana no gukorera. Yego, sibyo? Yego, mutandukanye kuba igikoresho no kugirana imikoranire. Ibyo ngibyo muri Afrika turabikeneye. Ariho nahise ngaruka mu Rwanda, igihugu kimeze neza kugeza uno munota. Shimira abanyarwanda nanabasabe ko ibi bintu tubona tuzakomeza kugira uruhare rwo kubikurikira. Yego, bikagera tukarambana nabyo by'igihe kirekire, kuko ntabwo ari bibi. Yego, wa musore we niba ujya utembera no mujyi wa Kigali, hari umuntu ejo nabonye atanga comment turi kuvuga ubwiza bwa Kigali ngo nyuma ya Kigali ngo nibwo uri bubone u Rwanda neza. Ndamubwira nese kuri kusakuza ibyo bintu uri Burayi, niba uri impunzi simbizo uragiye ufite ibyo uhunze nta sinshaka kubitindaho, ariko wigeze ugira Rubavu
wagiye Karongi muri site touristique wagiye Musanze ku buryo umbwira ngo ninjye inyuma ya Kigali hari ibintu tuvuga ku bw'amarangamutima gusa adafite icyo ashingiyeho no kuba amaze imyaka irenga 30 atazi igihugu nyine. Ikindi mbabwira ntabwo u Rwanda ibintu biri perfect 100%. Yego turacyafite abantu bica abandi. Yego sibyo turacyafite inzu zitubatse neza. Yego turacyafite ababyeyi bagaragaraho ko batarihaza ku mirire. Yego ariko se ibyo ngibyo tubifate dufate igihugu cy'u Rwanda n'ibyakozwe mu myaka 30 tuvuge ngo ntacyo bakoze. Leta zunze ubumwe za Amerika ifite homeless. Yego u Rwanda ni igihugu kidahakana ko kiri kwiyubaka kiri mu nzira y'icyo twita iterambere. Mutandukanye developed country and developing country. Yego u Rwanda reclassified muri developing country. Bivuze ngo hari ibitarubakwa. Uburundi buri ni less developed. Sinzi niba uzanavayo byo birasaba isengesho. Nitwe tuvuga gutya abarundi bagiye bagira common understanding kugira ngo tutaza kugwa mu mutego kumva ko hari icyo turi guhora abandi. Kuko Burundi ukiri kuri icyo kintu akakanya tuvuga harimo imyuzure myinshi. Yego nta kintu umukuru w'igihugu arabivugaho n'ukuri. N'ukuri pe. Kandi umukuru w'igihugu ari kurenga guhumuriza abaturage bo muri Kenya ngo babuze umugaba mukuru w'ikirenga babuze umugaba w'ingabo wa KDF Omondi yitabye Imana ejo muri mu mpanuka y'indege n'uva warabibonye. Yishimira mu bafashe yambere ati ni mwihangane turi kumwe. Ibyo bivugaga abaturage bari gupfa za Kanyosha hano Cibitoke hano mu Bujumbura rwagati ntiyigeze nta statement yigeze ivuga ati ni mwihangane yibereye mu mirire gusa discours zose ni ibiryo okay uri kumva urugero nakubwira ntabwo rero ngewe ntekereza yuko kwihanganisha abandi si bibi baba hafi si bibi ariko buri ujya gutera uburezera bw'ibanze nijya kurishira urugo abarundi nabonye byarababaje. Nibuka papa iva hano mu Rwanda imyuzuri iza muri Rubavu itera muri Rubavu fashi yambere ajya kubara bati pole sana igihugu turi kumwe abanyarwanda bashyiraho fundraising fashi igihugu. Yego Burundi nicyo nakubwiraga uretse no kuba Perezida Kagame yaragize gutya agafata no konvoye abahungu be bakamuherekeza n'itsinda rigari rya guverinoma. Tugengira ngo ndumva niba nibuka neza hari harimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu sibuka neza ariko numva yari arimo na minisitiri w'intebe tuzongera mu byibuka se na minisitiri w'intebe rwose yari arimo guverinoma umubare munini wa guverinoma waramanutse. Biriya bifite ikintu kinini bisobanuye psychologically mu mitekerereze ndetse no mu buryo bwo kugufasha totari niyo imfashanyo yaza nyuma. Ni ukuvuga ngo ikintu abaturage dukeneye abaperezida ni nk'ababyeyi mu bana. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye perezida mwicaranye buriya arereka mu byiza perezida w'igihugu ko ashobora kumukura mu ntoki akakubwira ati komereza mu kazi urimo kuko gukora mu ntoki gusa bikaba intangiriro nziza ya success yawe. Kandi nta mafaranga guhaye nta kamera kuguriye nta nakubwiye ngo dukora ibi nibyo byiza igihugu gikeneye ariko ukavuga ati umukuru w'igihugu ambwiye ati komereza rero ni nk'urugendo nari nguhaye ngo kuba Perezida Kagame n'itsinda rigari rya guverinoma baramanutse bakagira ubavu bakajya binjira muri biriya bisimu bagenda bareba abaturage. Wabonye umuryango watangaga ubuhamya ukuntu yabuze umugore we agasigarana agahinja mu ntoki umugore akagenda areba amarira yarakamenya akiri umukuru w'igihugu ati nibura mubyeyi kuba mubonye aha biranyereka yuko ubufasha bwa nyuma nari nkeneye bwava kuri wowe buhari. Icyo ni kimwe yagiye azenguruka ahantu hose. Icyabayeho ni iki hubakiwe inzu benshi zo kujyamo abangirijwe n'ibiza. Ntabwo biriya bintu bikorwa rero kubera igihugu gifite ubushobozi bw'umurengera ariho handi ngira ngo mujye muhita muhuza n'iyi misoro itangwa mukavuga ngo umusoro waca ibintu mu Rwanda umusoro wigeze gukabya mu Rwanda. Umukuru w'igihugu aza kuvuga ati ariko nta buryo ki haba imibare myiza abasoreshwa ntibasikamirwe ariko na leta ntiyubure nta buryo ki abanyamibare mwakora ibyo bintu bidashoboka. Ibyo ni ibintu bita wumva rero ko byumvikana. Imisoro itangwe ikomeze gutanga umusoro nayo ibyo zikoreshwa noneho ubwo tuba turi kugereranya akarere. Kuba ndayishimiye cyangwa se reveriye cyangwa se gunari cyangwa se Gervais minisitiri w'intebe cyangwa se reveriye Ndikuriyo uyoboye umugambwe batarigeze bavuga bati nimwihangane bakicecekera bakicururiza bagakomeza ibikorwa byabo ni ibigaragariza abaturage ko nta bantu bafite cyangwa nta cyizere bivuze ngo niba bafite ariko barabafite ariko hari n'imuzi inshingano mugomba imbere y'abaturage babo. Muri n'abatera confusion zo kuvuga ngo ese turi kumwe nande ari nabyo kuko ngiye ndi kugira ibyo mvuga muri aka karere nzenguruka bino bihugu ari nabyo muri koko kanya abantu bibaza ukuntu bano bantu bari kwicirwa igomba bakicwa n'abasirikari bakaraswa n'abasirikari bambaye maduwaduwa ya FARDC. Urumva umuvugizi w'igisirikare agaceceka minisitiri w'intebe agaceceka
perezida gaceceka, umuvugizi wa guverinoma gaceceka, abantu bakabaca imitwe. Ahubwo Corneille Nangaa akaza bihumuriza sha. Ahubwo Corneille Nangaa bari kwita ikihebe, bari kwita umunyarwanda ngo woherejwe umunande ngo na perezida Kagame, niko baba babivuga ngo byumvikane. Abanyekongo hari ubuswa bakoze. Abanyekongo bakoze ubuswa cyane bwo kutujijisha ngo batwereke yuko ikibazo ari Kagame gusa. Yego. No kugira ngo batwangishe, ubwo njye manishyizemo nk'umunyarwanda n'abanyarwanda muri rusange. Hari abagira ngo ndabayazinze, sinzi gukora ibyo bintu by'amayitike itangazamakuru kuko sometimes naje gusanga izino ethics zisaba ngo nirengagize n'ukuri kubona. Njye rero birangora byarananiye. Noneho nari ndi gukoreka tekinike abanyekongo bakoresheje, urumva wibuke speech Tshisekedi yagiye ngo rero abanyarwanda ngo ni bashiki bacu ni abavandimwe bacu. Ikibazo kimwe ngo ni umuntu umwe, ngo ni Kagame, ngo ni n'agatsiko ke ku butegetsi, ngo niko kabangamiye akarere. Ibyo bashaka kubyumvikanisha kubishyira mu banyarwanda, mu byakire, mu byegereza umutima, namwe mutangiye kuvuga ati dufite umuntu mubi. Mpamvu ubwira ngo haje mu bwenge buke, ntabwo ufite n'ikintu wakorera abanyarwanda kano kanya mu cyoro cyangwa kigushobokera. Urumva ko barashe ku rutare. So urumva rero nari muhabwa urugero ruri muri ino triangle y'ibihugu byacu, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, harimo difference bigaragara rwose pe ku meza y'ibiganiro. Ntabwo igihugu cya Kongo kiri mu bihe bidasanzwe, ntabwo igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe bidasanzwe. Unyumvisha ngo ntabwo twakabaye twumva kano kanya turimo gusesengura ku majambo wenda bavuze bakavuga wenda nabi ko bajya babigenza. Ubundi ntabwo perezida yakakwiye kuza ngo avuge ijambo avuge iby'abanya byose, kuko abafite abamutegurira ijambo yatari umuhanga wo kuza ngo yexpress ibitekerezo by'umukuru w'igihugu. Hakaba hari ikindi mutegurira ijambo kuza ngo uvuge ibyo ubonye byose, ujya kuvuga amavuko, uvuge ibiryo, uvuge injanga n'ibiki. Rero bigaragaza ubushobozi bwawe buba butari hejuru. Icya kabiri bigaragaza na background buriya. Yego, background yo wenda ntitwayitindaho twese zitari nziza. Ariko ikindi bigaragaza gikomeye kiba kinateje inkeke ni protocol team yawe ishinzwe organizing ibyo urubuze kugendera bene igihugu. Sinumva ukuntu perezida azi imbere y'imbaga miliyoni 12 ikirayi ngo twaryaga mu Buhinde ngo bashyizeho umusosi kavukanga amadolari 5 ngo hano ibyo ntabwo ari bibi mu gutebya no gushimisha kugira ngo uzane akanyamuneza ku baturage. Ariko usuba babwiye mu kihe gihe rero ngiye ngo kucokinga si bibi. Dufite abaperezida b'abakomedi aba Zelensky bari abakomedi, yego, ariko menye igiterera komedi abaturage na Chirombo nyanumva ngo ni umukomedi. Sinumva ukuntu nyine ubwira umuturage ibiryo n'ibyo kunywa ariko gutakira mu nzara tuhitanye, kavuga ko wowe ubifite, ukababwira ko ubifite ngo nibabe nkawe. Logically biriya bintu ubona ko nta capacity iba yatangiye kugaragara cyane. Sibyo umukuru w'igihugu ni umuntu ugomba kuza hariya no mu bihe bikomeye agahumuriza abaturage yuko bigiye kuba. Ugomba kugira akantu assimilation spirit, of course, kuza ukaba nkabo ukisanisha nabo kandi ukabemerera ko ububabare bwa mbere igihugu kiri gucamwo ari wowe buri kugira gute kugeraho. None utekereza ko perezida Kagame ujya kumva yari mu nama mpuzamahanga i Kigali, wajya kumva ageze mu Bwongereza yuko mu gitondo uhita wibaza ngo umugabo yarya. None se ntafite uburiri bwiza? Hari uwajya kumwibwira se aryama kubera iki? Arahangaritse, ahangarikiye igihugu, wazaza y'igihugu n'ubu ngubu mwumva neza. Hari mu minsi yashize hari igereranya bashatse gukora, byose nzajya mbibagarura ku meza mwumva, bavuga kuri zino ngenda abaperezida birirwa bazenguruka banywa karibira z'ibihugu byabo. Ndayishimiye bigeze gushaka kumutera amabuye ati ugomba kujya mu gihugu, iyi ndege uzenguruka mu bugiye he? Binaba ikibazo gikomeye, barundi mwihangane, mu ndege n'inahari niba yaravuyeyo ngo barayikoresha kuri mwigaraje. Hari abantu nigeze kwibona ya Burundi yaratoye uruhumbu, wenda ntiturabitindaho, ntabwo aricyo cyatuza. Ariko ndagira ngo mpuze izo ngendo nyinshi z'umukuru w'igihugu ashobora gukora ava mu gihugu ajya mu bindi bihugu. Ikibazo si ingendo, ikibazo yagiye he gukora iki? Yazana iki ku meza y'abene igihugu? Kagame kumva mbere ari Kigali agiye mu Bwongereza gushaka uburyo yihutisha amasezerano Ubwongereza bufitanye nande igihugu cy'u Rwanda yo kuzana bimukira mu Rwanda. Kandi abantu batubona tekiniki yabi hagati y'aya masezerano y'Ubwongereza n'u Rwanda yingiye kukamubwira ko ntuzi kugira ngo ndabasumbure. Ariko ngenda bibona muri ubu buryo. Sorry to say this, niba hari icyo nabadegereye n'abishinzwe muze kumbwira, ariko siko mbibona. Kuzana abimukira b'Abongereza mu Rwanda harimo inyungu. U Rwanda rwasobanuye ko ari ugufasha
harimo ya panafricanisme nakubwiye yo gufasha abanyafurika bari kwinjira mu ruserera abandi bagapfira mu nyanja, ariko nta nubwo biriya bintu bizaba igihombo ku Rwanda. Sinatekereza ko byaba igihombo ku Rwanda kuko amafaranga 100% azatunga ababimukira azava mu Bwongereza. Bo ku kindi gihande n'ubwo none ushaka gutera imijugujugu u Rwanda we mu rucakara buri moderne n'ibindi nk'ibyo, oya u Rwanda rwagaragaje yuko bazaba bari safe 100% bameze neza, bafite ibyangombwa nkenerwa byose by'umuntu wari uri UK uretse guhindura ikirere gusa lokasi. Yego inyungu ziri ku butaka bw'u Rwanda dufite twebwe twamaze kwihaza ku bikorwa remezo ku buryo hari bidakoreshwa. Bari abantu bazaza babyeexploit, ntabwo rero wambwira ko bazabyeexploit bidasabye ikiguzi. Niba abo Bongereza bazaza bagakodesha izo hoteli zacu nziza, ndetse ndabashyimwa Abanyarwanda za hoteli zacu twubatse ku kiguzi ku mafaranga yacu, ku misoro yacu, ku mafaranga yakuye mu kigega agaciro cyacu twigomwa, tuzatangira tubibyaza umusaruro. Ariko mu by'ukuri none se umuganga washinze farumasi ntagufasha? Agufasha utamwishyuye se? None se kuki ushaka ngo kuvura bw'imiti ntacyo wamuhaye? Ariko aragufashije sevinze ubuzima bwawe. Mwikumva ngo Abanyarwanda ngo dufashije ngo abantu ngo babimukira ngo bavaga mu Bwongereza ngo gutyo gusa ngo twifate mu maboko ngo n'ibiki n'ibiki. Abandi mwikumva mu Rwanda ngo mugiye gufasha abantu namwe mutifashije. Ntabwo ibintu ari byo guhumbya u Rwanda. Wenda sinzi niba u Rwanda hari aho bigeze rubisobanura aho nibwo rwakungukira, ariko ngiye mu musesenguzi mba ndeba akantu kandi bariya abantu bazaza beexploit icyo twakita infrastructure ziri ku butaka bw'u Rwanda, ibikorwa remezo bigomba no kuba byakinjiza mu gihugu cyangwa niba uriya munyabaga muri hoteli y'Ubwongereza bukavuga buti reka dukodeshe hoteli Kigali kuko nta kindi gihugu twabona kizifite. U Rwanda rwagize akanya ko kubyitaho. U Rwanda ruzatanga ikiguzi gikomeye kugira ngo umutekano w'abariya abantu ukomeze umere neza. None se ubwo ubufasha ntibajye muri Kongo hoteli zaburase none Kongo yigeze no kwikomanga mu gatuza ngo nibaza tuzajya kotereshereza umutekano wabo tuzajya kubiciranya. Wumva ibintu bibe bihagaze. Wa mugabo we urumva ibintu mba nabi giye mbihuzahuza kugira ngo bumva kanakariya icyaringa kandi byanga bikunda none cyangwa ejo vuba cyangwa kera. Hari abantu bake kuko ubu dufite bake ntibaraba benshi baharanira yuko Afurika yaba nziza, ariko bazakomeza kugenda biyongera. Birasaba ikiguzi cy'umurengera kugira ngo twe gukomeza kumva inkuru zigonganisha abakuru b'ibihugu byacu n'aba Banyaburayi kwitwa ibikoresho byabo kandi birangira bikatugiraho ingaruka twebwe n'abandi. Ibi biri kubera ku butaka bwa Kongo birimo biraterwa n'ubuyobozi bubi, birimo biraterwa n'uko Kongo aka kanya imeze nk'idafite umuntu waza ngo ahita abana abari mu ibikoresho by'Abanyaburayi, ariko mubwira akajagari kari muri Kongo. Ariko se watabarwa n'Umubirigi, ugatabarwa n'Umufaransa, ugatabarwa n'Umuhinde, Umushinwa, Ubutaliyani, Amerika, kuko mugize ukuri wamenya ari nde ni bya bintu gitwa na benshi namenye wamusekeje uko ngo yamenye umugambanyi wa mubwira impamvu u Rwanda bakomeje kubwibasira. U Rwanda rurinike muri ibi bihugu, sindavuga amazina yemere cyangwa ubyange ni uburenganzira bwe. U Rwanda rwigobotoye ingoma nyinshi zo kuba igikoresho cy'ibihugu by'uburengerazuba, ariko ntibivuze ko atari ubufatanyabikorwa bw'ibihugu by'uburengerazuba. Kuko uzumva Amerika tuvuga ati mugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bitumva amakuru ngo ingabo z'u Rwanda zishoje imyitozo yatangwaga n'abasirikari ba Amerika. Kiriya kintu ari tuvuga ati namwe burya muvuga nta kigenda, ariko uko kugirana gukurikira imyitozo yatangwaga n'igisirikare cy'Abanyamerika ntabwo uzumva ngo nyuma y'uko bahaye imyitozo abasirikare b'u Rwanda bararasanye urubavu. Kongo uzumva abasirikare bo mu mutwe udasanzwe ariko b'abavetera bo muri Israeli bari gutanga imyitozo ku basirikare bagomba kurinda Tshisekedi. Niba atabo bavetera wumve ngo abasirikare bararasanye cyangwa baje bisha abantu. Ibyo bintu mujye mubihuza mugire n'akanya ko kubijunjura mwumve ngo kubera iki dushobora kumva u Rwanda n'ubundi rutavuye muri Amerika rutanahagaritse inyungu zose rwakoraga muri Amerika, ariko hakagaragara ikinyuranye ubundi n'ubuhanga bwose bushingiye kugira ngo wirinde cyangwa utagwa muri wa mutego wo kuvuga mwe muba muvuga mwe mwigira bamwe mwikura muri aba ko namwe mukiriye. Ububirigi ntabwo tuzatandukana nabo, tuzakomeza tugirane imikoranire. None se u Rwanda ntirufitanye amasezerano n'Ububirigi? Ubwo Ububirigi burazamo kuko European Union babizi ko icyicaro kiri mu Bubirigi kiri gusa. None se amasezerano ni yasinye? Ababirigi se si bose ba Tshisekedi ko batashisha amasezerano. Tshisekedi yafashe indege ajyaho kuyatambamira, agezeho bamutera utwatsi ati washirwiye. Turamenye abo bantu bakora ibintu bazi, turamenye ati shaka indi dini
Tshisekedi mwaba tujyane mu rukiko se ati ntibishoboka none se bari mwe tujyane mu rukiko tujyane niba byakunda naho babona kubera iki aba babirigi aba bafaransa aba banyamerika no kuri Afurika bakeneye umufatanyabikorwa uri smart cyane ariko bwa buhanga bwabo bwo kuturyarya kuko badukoroneje na kera na kare barakomeza tugakorana ariko bakatugunganisha gahunda rero yo kubana nabo ni iyi ryarya ariko natwe tugomba kubirya gute rero ari no kurwana ngiye navuga ati tubabanira muri ubwo bwenge bwabo natwe tubabanira nabo mu bwacu warumbaje ngo gute tuzakenera uruganda rugezweho rwubatswe n'abanyaburayi iwacu yego twajya gukura iburayi tubikorera iwacu yego ubwingana nka zingahe zatangiye guteranyiza iburayi none se uruganda rwa gukora imodoka Volkswagen badage sabadage muzi ko imodoka nziza twavuga ku Rwanda hariya jama mu mbere akanya birashoboka ko wajya kuyikura i Kigali sibyo izi ngingo nyinshi twajya gutumiza iburayi zikaza mu ndege ku gitoro cyinshi zirakorerwa mu Rwanda bivuze iki kandi ntabwo zikorwa n'abanyarwanda tukemera neho bose ntituze kubeshya zirakorwa n'abashakashatsi b'Abongereza zikorwa n'abashakashatsi bo muri Israel ariko ni ku butaka bwa Gihanga ndetse no ku butaka ntibihagije no ku butaka ntibihagije buriya ni ugizwe nk'amahirwe yo kwinjiramo haraba harimo aba expert bavuye muri ubwo Buhinde bavuye muri iyo Germany bavuye aho yose ariko harimo n'aba banyarwanda izo cyangwa abanyarwanda ni inkoma amashyi gusa ntabwo ari note abanyarwanda bari inkoma amashyi abanyarwanda barinze urwego rwo kubikoma amashyi aragutera umubare urunguka hariya nanjye inyungu yanjye neza ntabwo ari ukuvuga ngo kora biriya uze kunsigira utungutu ngibi biri kuba muri gihugu ndayishimiye ejo bundi yagiye mu Bwongereza ati mwanyubakira uduhanda amutera utwatsi sinzi barambwira ati turaza aho ngaho mwazaturasirayo ko twabonye utamenye kurasha ko mutabonye mutari seri wumvise amabanki yafunze Bujumbura hafunzwe banki nyinshi rero ntitubwe ibintu ntimukarakare namwe mujye mugiye kutera murebe si uko abantu batakubaka amabanki burundu nuko bari burebe n'ahari noneho ngo inzego za leta nizo zashatse kujya mu bucuruzi kandi buriya guverinoma yakabaye kuba regulateri ntabwo yagakwiye kujya kuba producer sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda turi rero kuri za nganda ziri mu Rwanda urumva hari ibintu byinshi byavaga hanze byinshi cyane byinshi wenda turacyakura igitoro hanze ariko tuba dufite ububiko buhagije hari ibintu byinshi bikiva hanze niyo ariko iyo segiteri y'ubuzima imeze neza iyo segiteri y'ubuzima imeze neza kuko tutakigira byinshi by'imiti dutumiza hanze n'ibindi ngibyo byose bikiva iwacu abantu ubuzima buri safe bumeze neza izindi segiteri zose birihuta umutekano w'ikigo cyose turacuruza iyo nabwiye abantu ngo nakoresheje agaterime ko kuvuga ngo ducuruza umutekano hano niba warabyumvise neza simbizi gucuruza sinzi niba ari rangaje yumvikana neza ariko nashaka kubwira abantu ngo dusavinga wenda hari ururimi rw'amahanga ariko biri bwumvikana simbizi u Rwanda rusekiwa igisirikare cy'u Rwanda cyarabikoze noneho kimaze kubikora kiragira giti ese ko turi bien équipé ko turi well trained umutekano nta buryo dushobora gufata umutekano ukaba nka party ishobora kugira icyo yinjiriza igihugu mu buryo cyangwa se igafasha rest of the world bagenzi bacu ba Afrika bazatangira kudukenera ku kiguzi bo bazagomba ikiguzi reka ntabwo uri bumwe urafata umukomando watoreje ibigogwe arara amajoro amanwa nijoro umubwira ngo ujya muri Central Africa gutyo gusorefisha amaboko hari ikiguzi bizasaba siniba ujya mu mibare sindi umuvugizi wa Rwanda Defense Force cyangwa guverinoma y'u Rwanda ariko ntabwo numva uzakora umueconomist yego ariko ni umueconomist n'uzi Rwanda ni gute uzabwira ko u Rwanda bari bufate abasirikare abana b'igihugu bakabuza muri Rwanda ya bakabamanura bakabajyana muri kare for nothing ngiye nk'umueconomiste ngiye nk'umuturage w'igihugu nzi agaciro k'imisoro nzi n'igisabwa kugira ngo bariya abasirikare bamere neza ntabwo nakumva ko abasirikare b'u Rwanda bazagenda gusa gusavinga imitekano mu bindi bihugu so bazabikora icya mbere ntabwo amafaranga numva ko ari ikiguzi y'abagerageje kugira ngo bajyeyo kuko biriya bintu biri mu buzima ntabwo bimataringa ku mafaranga gusa harimo n'ubwitange icyo ni kimwe hakazamo ya panafricanism hakazamo n'ubushobozi ndetse ko batagenda ngo babwire abo muri Somalia bajye gusavinga nabo batisavinze ntabwo bishoboka ariko byose uretse nitugira abakomando b'abanyarwanda bazava mu Rwanda wenda bakajya Haiti n'urugero ikintu gihita cyoroha witegereza ngo abakomando batojwe ryari ryasabye ikiguzi kingana gute ntabwo icyo kiguzi cyavuye mu misoro y'abanyarwanda mu bushobozi bw'u Rwanda iyo Haiti
cyangwa n'uwo muryango mpuzamahanga wavuze ati Rwanda ko twabitegereje tukabona mushoboye mwadutangiye support hari none se u Rwanda ruzahita rufata abakomando bapakira Rwanda y'abageni bazababwira ati bo gufasha turabubaha kuko nitwe turi mu mwanya wo kubikora tushobora mugiye kudufacilitate cyangwa muri ibi tugiye kwitanga natwe muri uburyo ariko natwe mugiye kudufacilitate muri ibi nk'umwekonomiste nuko mbibona ni nako bigomba ntumbwire ngo u Rwanda ibintu byose ruzaza bikora 100% kuko n'igihugu hari byinshi dukeneye kubaka no kwiyubakamo urugendo rurakomeje urugendo rugomba gukomeza ariko byanga bikunda akarere turi kubasanira gutya ndi gutinda muri Kongo cyane kuko ari Kongo irababaje nasabye abanyamasengesho basenga musenge n'abapoliticians mu mpande zitandukanye mutanga imisanzu yanyu mu buryo cyangwa ubundi na academicians ba training abantu of course abarimu ba training na military wabonye ko u Rwanda bari kubushinja ngo ruri gutoza mu 23 hano ngo mupaka uzu Rwanda na Kongo yaba byanashobokaga mfite mu bubasha ngiye bwatuma mbikora sorry hano abantu bafunga uruga batangiye kwambura umwambaro w'itangazamakuru uzima mfite ikintu nabikora reka ninjire muri ka social mu 23 muziki biri ku Rwanda mwigeze mwumvaho M23 ivuga ngo tugiye kurwanira abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo hanyuma twica abahutu tugiye kurwanira abafurira tugiye kurwanira abandani n'abakina bake hari impamvu imwe yatuma umuntu wese yifuza ko M23 isonga mbere kubera iki tukayitera n'ingabo mu bitugu aho nije muri ka social nari n'ikuru mwaburu w'umunyamakuru niba ubutegetsi bwa Tshisekedi buri wa mbere hari gupfumu tugasanga yishwe n'umuye Faris wa kabiri hagapfunda tugasanga yagambaniwe n'umugavana ibintu bikarangira gute tutambira ko ubutegetsi ari ubiki urujye ko behind kuri icyo kintu nuko nibo abantu badafite abantu bo kubahagarika M23 ikabiri mu buryo kuko yabihagarika none se ko nabonye Colonel Nanga ko nawe ngari inkoma amashyi yande ngo nta kintu afite oya nibatubwire ni uretse kugenda avuga ngo turafata Katanga ngo ejo bundi duhindukira Kinshasa ngo dushyireho ubuyobozi ngo nawe nta kintu afite ngo ni umuntu reka mbereke ibintu byose bihera ku bitekerezo bya friends izi business zose tubona zahiriye ku bitekerezo bano bantu bagize abarevolutionnaire sibyo bose bahiriye ku bitekerezo wagiye muri Ghana suka rego n'umupresident amini hano muri kwa Ousmane Sonko yego uno reka na Traoré sibyo ari muri Senegal oya reka tujye muri Senegal uyu mujeni nuza kureba story background ye wasanga ari umuntu from Norway ntabwo ari president w'igihugu gikomeye nka Senegal yego Minisitiri w'intebe yashyize usabajene bose nawe uragira imyaka 50 none se nibyahere ku bitekerezo nibyahere kuri panafricanisme no kureka abaturage ba Senegal yuko hari ikintu bakora gufata ko none ntabwo kavuga nta kintu afite muri mu amahiyandi ibitekerezo byonyine expose a disclosing out nabona abafatanya bikorwa bagomba gushyira mu bikorwa umushinga afite mwiza wo kubaho ubutegetsi bw'ikibi nkuko babivuga ntabwo ndashinga ubutegetsi bwa Tshisekedi ko ubutegetsi bw'ikibi sibyo iyo ni imvugo ya Colonel Nanga na M23 na Alliance Free Congo ariko ni mutekereze ko ubundi koko n'ubutegetsi bw'ikibi cyangwa hoye nahise ngo urugero rw'igoma ni ubyanga ndakumanukana mu jyana no bita Amini Lubumbashi Lubumbashi n'ubundi abahungu barinda Tshisekedi bagira muri babiri barafashwe ama CCTV kamera yarabafashe bafasha batangiriye abahinde ku muhanda barabarasa yicamo umwe narabi video naribonye hari video tudacisha kuri izi mbuga ko bitemewe ariko bahise babacakira bafashe ibintu babakoreye bagiye babakuramo amenyo n'amasupana n'ibintu bifunga imisumari wumva utabera ukuntu nabwo bukora ibyo bintu byaba mu Rwanda mwese n'ifite amakambi menshi atandukanye mu Rwanda y'abantu bagiye bakora ubwicanyi ku buryo n'umuntu wamubonaga yavuga ati uriya mwamwishe mugiye kubika iki ariko bakazungu akize biheru bagiye bashyikirizwa wenda byo kurasa biheruka muri 1998 cyagiye bica babandi reka tunaze kuri serial killer bica bakoresheje aba serial killer ariko ntabwo bicwa nabo bajyana mu butabera ndetse bagashaka n'abavoka bo kureba ingingo ku yindi ibyo bize kukumvisha ngo kuba muri Kongo nta butabera buhari kubona ko kajagari kari kugaragara mu gisirikare ibyo byose byarenga impamvu imwe yo kuba koko M23 nibi kurwanira ikiza nk'uko ibibwira rubanda nyamwinshi hata nyamwinshi buriya byumvikana neza umubare munini sibyo yagafashijwe niba ishaka gusevinga abaturage ba Kongo utegendeye ku bwoko umututsi umufurira umwandani n'ibiki kuko iyo yagafashije uretse ko yabiri kwikurura igikundiro uretse ko inagifite oya ahubwo se oya niyubakira ku gikundiro bizayigora niba nzi yubaka igitinyiro igikundiro rero burari kintu mutaramenye iyo ubatse igitinyiro iyo ufite igitinyiro igikundiro kiraza
ese ko kuretse igikundiro igiye kubikwereka muri ubu buryo ya 23 ikeneye igitinyiro nibaza bagakubita umufarise wicaga abantu ko yishaki n'umuturage azavuga ati abo bantu nitubakinisha natwe turabigenderamo nitwigira amabandi imbere yabo abajene ntitubacika wa muntu atangiye kuvuga ngo nuko ameze atangira kukuyoba kuko arabitegetswe icya mbere abona ko uri guharanira ibintu byiza cyo ni kimwe mu mutima atangiye kuvuga ngo ndinde kudashyigikira ibyo bihita byumvikana neza rero kuri inanga ntamuvaho ntagize icyo mukubwira warumbarije uyu mugabo uribuka ko yigeze kuyobora komisiyo y'amatora kutaka Kongo uyu mugabo ubona ko ari umusirikare kuvuga ngo nta kintu afite se urashaka kuvuga ngo abafite amafaranga abafite inzu cyangwa imodoka nziza agendamo kuba afite ibitekerezo gusa byo kuvuga ati Kongo yica abaturage iyi guverinoma yica abaturage gutya itagira icyo yakorera abaturage aya macakubiri icyo nicyo afite kiruta ibyo byose muri gushaka kubana naho mu isi nkoma amashyi bavuga ko ari nko mu mashyamba ya Sultani Makenga se kandi ahubwo akanya ari umuyobozi we wabonye ko kuva hari ahitwa za Nyongera gukomeza kugenda kugera za Rucu baratembera mu muhanda ntiyagira n'ubatera ibuye ariko cya kintu cyo murabona kidakomeye nta n'umujugujugu ushaka ariko uretse ko nabonye murangaye sinzi ibyo muba mushaka sinzi n'imitima yanyu haniri biriya bintu muri Kongo murumva atari bitangaza mu gihe tujye kumva twumva ngo igisirikare cya Kongo ngo abasirikare ba MONUSCO ngo batangiriye ahantu runaka ejo bundi bavuye Nyongera santere barakomeza Alliance Fleuve ku munani 23 baratembera bucu bose barazenguruka abantu bagiye mu 800 nta n'uwigeze bateramo akajugujugu n'akanaka bigaragaza neza yuko ibice bya 23 irimo karukanya very safe nako bavuga ngo u Rwanda rubyisha inyuma rwabigeze mu barere baratoje abasirikare bayo giye navuga ngo yabo byanakunda kuko u Rwanda ruvuga ati ntabwo ari inshingano zacu sibyo yaba hari mandate yemerera u Rwanda koko kuba nose ntidukeneye ko abaturage bamera neza nose niba u Rwanda rwaragiye rufasha ibindi bihugu rest of the world bice bikamera neza Korea yacu nka South Sudan kuki rufasha abavandimwe bikamera neza ari ibintu byo kwinubira ariko mu gihe munagira n'impunzi n'amarangamutima yakuye ya kimuntu ubu ko kugiye kuba kizacike mu Rwanda rufashije kongerera umutekano nabyo bicyasha yego shobone nabonye hari yitwa niba ari Bloomberg ni ikigo ni igitangazamakuru cyari kuvuga ngo umubare w'abasirikare b'u Rwanda abasirikare ufite muri Kongo bavuga imibare eshanu ntabwo azi umunyamakuru uri i Buruseli iyi mibare yayikuye he kuko ukaza ngo gusa RDF 300 bari muri Kongo wahawe nani umubare ubuye ryari binjiye ryari urihe uhita wumva harimo na stupid sinzi ko nabyo byumvikana uri pari kuko ngo ubonye umusirikare ngo warwana defense force urababonye ngo uranababaze sha ubateye imirwa noneho hari umuntu agiye kubaza ngo mwabikuye barimo ngo nabona mu bihugu by'uburengerazuba batutu ubwo bwenge bumva bushingiye kuko ariko tuvuga ibintu mu munsi so rero urumva ko akenshi nta kintu hari abantu bavuga ibintu ugasanga nta kintu kirimo ibintu biri kuba muri aka karere k'ibihugu byacu birasabwa ubundi bwitange ndayishimiye ngenda ngiye kuvuga ngo niba hari abantu bashaka kumuhereza nka video zanjye azikure mu mwambaro wo kunyanga ahubwo azavuga uyu muje n'uri Kigali mvuga nk'iki yagira akamaro kuruta uko numva ari agahungu ngomba guhigira hasi hejuru kuko abo bategetsi nabo nabonye bajya babigira iyo bavuze ikintu kitari cyiza bamwe muri bo aho kugira ngo cyumva gikosore yumva yaguhiga gusa ukazimira so Tshisekedi muri ubwo buryo aba basirikari be bari kwica abaturage umunsi ku wundi niba nameze nabi ku buryo bw'ubuzima bwe no kumusengera ariko kumusengera gusa ntibihagije niyo naho bagomba gushakira ubuvuzi menye n'icyo bagomba gukora muri Kongo ubushobozi bwo kuvura no kwita kuri head of state bikaba byagera kuri urwo rwego ariko basekiriza ibintu biri kuba muri Norwich yes turi kugera no ku musozo ariko si ubundi M23 iki kintu rwanira izakibona ntabwo ari vuba ariko ibimenyetso byinshi impamvu mbwira ngo si vuba ni ibintu buri wese yakumva ko ibuka M23 wenda bundi bavuga ko yabaye yagiyeho 2008 ariko bitarafatika tuvuga 2012 tivana ubwo twabare imyaka ingahe 12 mu kibuga tutaroma M23 ivuka ryayo rimaze imyaka 15 ariko bayeho twabara muri 12 twabara 12 yego baguye mu mutego wo kugenda nabo bashukwa ari mpamvu nakubwira mu kano kanya barasaba ivugurura rikomeye mpamvu bagiye bashukwa yaba Kabila yarabashutse na Tshisekedi rero arongera bashukwa ugira kabiri ni impamvu irenze yo kuba kano kanya bagomba kwirinda kugwa mu mutego wo gushukwa Tshisekedi se 2018 niyo yabashutse n'icyenda nagera ku butegetsi nabonye ko byase bigenda muri 2020 na kangahe na kabiri na rimwe ubonye ko byageze arongera abashukwa byongera bikurikiye byigeze kuba 2009 nanone Kabila babeshya ibyo byose urumva bigenda bisaba ikivanga nyine ahubwo bakabashuka na bwa bushobozi bwari bugezeho bakabusenya
ariko sintekereza ko kuri mico bizapfa kongera gukunda kuko M23 bakanya amaboko pe haba ibitekerezo haba no ku buryo bw'imari M23 bakanya ifite amaboko muri make kuko iyo wanditse muri Google ubona ko ngo M23 ifashwa n'u Rwanda kuri iki byabaye icyita rusange wabonye ko Google ari ibintu byinshi byandikwa cyane ku rubuga nkoranyambaga sinzi uburyo ifata niba nabyita feature sinzi uko igenda ifata tukaza imbere abantu bize Google bize IT ari byo bita search engine optimization ni kwa kundi basetting ibintu cyangwa se bashyira ibintu icyo ushatse kikaba cyaza mbere nyine kikaba cyaza mbere kuri Google wakandika nko rugamba agahita haza rugamba so rero kubera iki M23 yabibikora ntabwo ari M23 yabikora byafatwa n'ibihugu by'iburengerazuba kubw'inyungu zabyo kuko urumva nibyo bintu bya sensibilije cyane ku Rwanda ruri muri Congo babikoze kubw'impamvu nyinshi u Rwanda nabikubwiye mu nk'igihugu kiri smart cyagombaga kwifashishwa kikaba na victime wibera mu burasirazuba bwa Congo ari nako biri kugenda n'umunota cyari gisigaye ku ruhande rw'u Rwanda no kumenya ko babishyira ku murongo ntibakomeze kugongwa nabyo impamvu bano banyaburayi babikoze nyine nta wundi muntu wo kwiyambaza no kwitwaza bari bafite nk'izina rikomeye cyane uzarebeyo icyamamare cyagize akantu kari runaka gikora baracyandikaho bakagitera amabuye bakagishyira muri kino kintu no ku Rwanda rumeze rero iki ni igihugu cy'icyamamare kiri smart mu ngeri zitandukanye cyari n'igihugu cyiza rero cyo kwifashisha mu bibazo bya Congo kugira ngo abandi binjireyo ntawe babona ndetse banahuma amaso abandi bari hirya no hino ku isi niyo mpamvu u Rwanda rwagiye rubaza ati ni smartness yarwo n'ubudahangarwa rufite muri aka kanya yes turi kwa nzura rero tugeze ku musozo rugamba kadusoze kandi bwire ngo wakoze cyane kurinde kandi abadukurikiye mukomeze mukore subscribe like share noneho kandi muduhereze n'ibitekerezo niba wumva ikiganiro ubusesenguzi dukora hari aho bukugeze cyangwa se wumva bukunyuze utubwira ati munkorere naha ngaha nshaka kumenya amakuru byimbitse nabivuzeho ntangira nimubona amakuru yacu atinda cyangwa se akaba twamara n'umunsi tudashyizeho video cyangwa iminsi ibiri suko tudaba dafite ibihuha nk'ibi by'abandi bakora bamwe ariko tuba tugira ngo tuzane amakuru afatika kandi amakuru azagumaho ibinyejana by'imyaka nicyo turi kurwana nacyo cyane sigaye Imana igana umugisha agarike n'ubugingo n'ubuzima bwiza buri mu mafaranga murakoze cyane